harimo yitwa Cantonné en amour abantu banakunze cyane ndetse twagiye twumva ubwo abakuru wenda baba mu myaka yacu bajya badusererezamo yanjye Natasha gusubiza hejuru abantu bose byanga bikunda umuhanzi baramuzi n'imigisha vava kuko imyaka turimo iraryoshye kandi twe turaryoshye umuhanzi rero baramuzi Patrick Norman n'umuhanzi ukomeye cyane muri Canada akaba ari mu cyiciro cy'abahanzi bande twagiye tumenya bibigwi mu miziki iri class kandi ituje ariko idasaza ubwo ngaho dukomoje kuri iyo miziki twavuga nk'aba Serene Marie Claudette Dion n'abandi benshi cyane uyu mugabo rero kubera indirimbo ye yuje ubuhanga ikagira na message ikomeye kuri abantu mu rukundo projet yitwa Quebec cyangwa se Quebec Afrique ni projet bahisemo kwifashisha indirimbo ye kubera ubuhanga bwayo kubera ubutumwa bwimbitse bushingiye ku rukundo buyirimo kandi akaba ari indirimbo idasaza baje guhitamo ko abahanzi bo muri Afrika tubivuga abahanzi bo muri Afrika mu Rwanda hani wacu basubiramo iyi ndirimbo bakayihuriramo n'abandi bahanzi bakomeye ku isi bo muri Canada ikigamijwe n'iki no kugira ngo bakomeze kwiba urukundo mu banyafrika mu banyarwanda ku isi hirya no hino muri rusange bakomeze kwiba urukundo rushingiye cyane ku gufasha ikiremwa muntu gufasha abababaye gufasha abadafite ubushobozi hirya no hino ku isi gufasha abarwayi iyo projet ni projet nziza nakunze kubera ko igaruka no ku gaciro k'ubumuntu abahanzi rero nk'aba bakora ibidasaza kandi bifite icyo bimariye societe nk'aba Patrick Norman niyo mpamvu indirimbo zabo nk'izi zongera kugarukwaho abantu bakongera kuziha agaciro bakanasubiramo iyi ndirimbo kubera ibigwi n'amateka byayo ubu igiye kongera gusubirwamo hanyuma inamenyekanishwe hirya no hino ku isi ubu ntekereza ko ari n'igikorwa cyatangiye kuva ejo kuko ejo nibwo yagiye hagaragara ubu hirya no hino bari gutangira kuyimenyekanisha no kuyamamaza akaba ari ku mpamvu yo kugira ngo abantu bongere kugira ubumuntu bwo gufasha gukunda abantu kugira umutima utabara kwita ku barwayi ibyo byose bikaba bikubiye muri projet yitwa projet Quebec Afrique uriya mukobwa uri ku ifoto ninde iriya foto bashyizeho nani JP dufashe subiza inyuma ho gato birashoboka ko ari mu bayobozi sinzi ne yitwa Marina ni Marina uriya ni Marina ntabwo wamumenye ni Marina ari mu bahanzi rero bari no muri iyo ndirimbo harimo Blues Melodie Marina Jono Kizigenza bahoze bavuga abonye kwa Blues Melodie yarananutse yarananutse ariko ni cyane pe ni cyane kabisa wenda iyi makeup itandukanye nayo ndi mperutse kubona yasaga neza nashaka dushyiraho n'agafoto ka Bruce Melodie tunumva ijwi rye kuko ni umuhanzi mukuru twumva ijwi rye avuga ku cyo uyu mushinga ugiye kubamarira ndetse yanavuge muri rusange ibyiza by'uyu mushinga cyangwa se projet kujya muri iyi ndirimbo ntabwo ari ikintu cyoroshye byonyine ni save ikomeye cyane ku isi trust me adushakira agafoto yagabanutsemo kurenga hariya nibyo byaba bibi byaba bikabije akajya hasi hariya byavugwa cyangwa byaba ibindi bintu ariko yambaye neza yambaye neza umwana w'i Kanombe kajasi imibereho y'abantu bagenda neza kuba muri ino ndirimbo rero ni igikorwa cy'urukundo twakoranye imitima yacu by'umwihariko ni indirimbo yari mu buto bwacu twese nyine twese twararirimbye njyewe numvaga ari n'umunsi wo kubeshya ntabwo numvaga nyine naririmba ku ndirimbo nini nk'uku ndishimye cyane kuba kino gikorwa twatangiye tukigejeje aho byibura dushobora kucyungukira abantu barakoze n'umwe mu bahanzi bakuru bari kuri uyu mushinga ni umushinga kandi wagombaga no kuba urimo uwitwa Celine Dion ntabwo byashobotse kubera impamvu zitandukanye hari andi makuru nanone hari avuga ko harimo noneho na murumuna we cyangwa se umuvandimwe we wa Celine Dion kuko atashoboye kuboneka uyu muvandimwe we nawe
muri uyu mushinga arimo, akaba harimo n'abandi bahanzi bagera nko ku 100 bo muri Canada kandi bafite izina rikomeye, bakora genre y'umuziki umeze nk'uwa Patrick Norma cyangwa se n'abandi bakaba barimo bakora n'izindi genre z'imiziki, ariko nanone ya miziki tuzi y'ibihe byatambutse ariko idasaza ibihe byose. Ni ukugira rero ishema rikomeye, ni ukubyisimira. Ikindi ni uko birimo n'urukundo, ntako bisa kubona abahanzi nk'aba bahurira hamwe. Ubwo tuvuge ko bashobora kuba barenga abahanzi nk'J140 bahuriye hamwe muri icyo gihangano, bavuga urukundo, bagaragaza urukundo, bagaragaza ubumuntu. Ibyo rero kwerekana none imbaraga zo gushyira hamwe, hanyuma hakazamo n'ikindi kintu cyo kutwereka ko natwe dushoboye, amahirwe dufite kuri iyi si tuyabyaza umusaruro nk'abantu bafite impano. Ubu Bruce Melodie kujya mu ndirimbo ya Patrick Norma agashyiramo ijwi rye, tukumvamo abandi bahanzi bakomeye ku isi, tukumvamo ba Juno Kizigenza bakuze bumva iyo ndirimbo, utekereza ko atari ibigwi? Ikintu cyanshimishije ni ukuntu Bruce Melodie yavuze ko impamvu yahisemo kuririmba mu Kinyarwanda muri iyi ndirimbo ari ukugira ngo n'abandi bantu bazumva iyi ndirimbo bazamenye ko mu bihugu byagezemo uruhare kugira ngo yongere gukorwa n'igihugu cy'u Rwanda kirimo. Tekereza rero muri Afurika tukaba turimo ntako bisa. Hari abanyamakuru benshi mu ngeri zose, yitwa David Bayingana, uriya muntu uri impande ye kameze nka Grand Frère Kati Gustave. Uriya ni Grand Frère yitwa Kati Gustave. Bamaze kubijigo. Uriya nawe ni inshuti yanjye cyane, yitwa Baziru Wimana. Ko ntakubona ari Sevava. Tambona ntakubona ari yarari behind. Mbese ni ngombwa kugira ngo mbone mu mafoto cyane. Abakapo bagomba kuba bari kumwe. Ntabwo rero njye ndi umukapo gute kandi nta kintu byaba bitwaye. Mbese hari ikibazo? Kiza Emerance. Emerance nta kuntu. Emerance namubonye kabisa. Wamubonye? Gake. Nagwajyamo. Yegeranye na Marina. Reka nsuhuze manager mukuru Claude uje imfura. Ejo twari kumwe yambwira ati rwose imeze bite. Ejo babasha ko yarigeze ibihe byiza ahantu yarari. Yo mpamvu yansezeye kare, yanseze mu kiganiro kumbi bava maho ibintu byo kurya wenyine. Ikibazo cyawe twese bababwiye bakaguha ngawe nyumvira wamuhaye twarwa gusabye ntacyo nta kintu mu manager Jean Claude uje imfura musuze cyane. No kumusuza twizere ko ameze neza. Ubu ngubu ngo intego afite ni ukubona ibigwi, tukabona ikintu cyitwa amateka. Ese bwiza aracyafashwa na Empire? Ahubwo niwe urimo uramufasha manager Claude. Oya na Empire irabafasha mu nayinagamo akantu bwo kugira n'iki. Uriya ninde uri kuranirwa Juno? Austin cyane. Uyu nguyu yitwa Loda, ni producer. ni nawe wayiko nawe ari mu barambitse ukuboko kuri poche. Asigaye yitwa Nyirubugenge. Na Austin ni umuhanga cyane mu kuririmba. Asigaye yitwa Nyirubugenge. Production arayizi, ni umuntu nemera pe, ni umuntu nemera byatari. Hanyuma rero tuva aho ngaho, hari indi nkuru mubona dusigaje cyangwa tube duhagaritse uburyo bw'amashusho niba nta yindi nkuru? Tubatangize weekend. Ako mukunda weekend. It's a weekend. Urebe gato niba nta bisigaye inyuma tutagira ibyo. Nahoze mbona mu gihugu cya Uganda Museveni avuga ngo ibigo by'amashuri bidafite ibibuga bya siporo mu byimi mushya byo zo gukora. Wese ubundi waba ugiye ariko nibyo urumva byabaho abana bakenera kwidagadura babinakenewe kuko urumva nka gutya weekend nta masomo wenda baba bafite arakora iki bakenera waziri niyo mikino iragufasha dusiporo kanakuza impano zawe mu buryo butandukanye. Rero yavuze ati rwose ibigo bidafite ibibuga by'umupira aho mwize byari bihari. Yego shana twize hatari ibibuga. Okay, wize nize ku bigo bitatu. Nize Gitwe, niga Mutara, niga no ku kindi kigo cyitwa Papebo. Hose rero hari ibibuga. Wowe wize he teacher? Nize Kurepe. Okay. Ibigo bingahe imyaka 6? Mu myaka 6. Ibigo 3 se buriya.
njye nize ku kigo kimwe imyaka 6 ariko wari waragowe oya cyari single no cyari mix hano hirya kuri 15 kuri 15 uburambe kabisa ko numva ari hatari njye nize ku bigo bitatu nize 3 ariye si bitatu ra firiya ni bitatu firiya bona gusa nasoreje Matimba boy niganye na Kavara shangiye kabisa imyaka 6 Matimba ikigo kimwe niho nize uburezi TTC Matimba umwana niho nize uburezi kabisa mu ishami ry'imibare na science zose mibare yawe se nize ikintu ni X mibare yawe ko oya njyewe ikintu nashaka gushyira imbere nize nashakaga gufokasinga ku nose njye nize heg nawe uri wahataje heg ariko naho ngo bazikuye mu masection asigaye yigo history economics and geography niyo mpamvu ekonomi yawe ari nyinshi kabisa makonyi ifite ekonomi yawe ni nyinshi warayize kabisa njye nize ibigoro bita psychology pedagogie philosophie sociologie muki muri education ibyo bintu byigaga abantu bakuru wapi ibyo bintu muri education utanabyize nta kintu wawize ariko abantu bajyaga muri izo section babaga ari abantu bakuru wapi no muri kaminuza twiga journalism twarabyize muri kaminuza mwiga pedagogie philosophie yego ariko ndi kuvuga secondary wasitwe muri noza muri mu matisi uri mukuru impamvu kwigisha mu masomo nuko wabagira ngo ubwenge bwawe butyare ku buryo nugira imbere y'umwana ushobora kumenya se ari gutekerereza iki ahangaha namutwara gute kugira ngo umenye ikijyanye n'imitekerereze no kuba TTC yuri ukora no kuri radio baba batekereza ko ugomba kugira abantu benshi uhentera ibibazo no ko warabyize ukanabyiga no muri kaminuza ariko se ufite uburambe oya nese kwigisha n'ubu ngubu nakongera nkigisha turava live tubwiye byapfiriye nese buri wese ibyo ukora nibyo wize twarabyize muri kaminuza nibyo ariko muri secondaire usanga byinshi byo twiza atari byo turi gukora aka kanya nese ibyo ubundi vava wakagombye kumugira umutekinisiye nese umutekinisiye gute oya ariko byo nabihuriye computer science no ko yaba numvisha avuga by'ama software n'ibiki nabyize muri secondaire muri kaminuza niga journalism ariko na oya nta mpamvu kujya muri technique twese rero nuko nize TTC muri secondaire nize itangazamakuru muri kaminuza twese wowe nyine tubwire teacher byapfiriye nese njya kwiga ibi ngibi imibare hakuna imibare ndayizi narayigishije umwaka wose ku ntwari imibare ntabwo nubavugana ka X nese imibare ntabwo nese naza kujya mbabwira mu kiganiro ngo fata X cyangwa ukore quadratique kwijoni okay 8 gukuba 4 oya nzabwira umuntu ari umuniga nzi wigisha mate twiganye aze hano nzoya nzamubwira niwe mumpera akabazo koroshye sinigeze kubaha akabazo hano magogura kwibuka twese twize imibare ntabwo twayize kandi kariko twe n'imibare twaraburanye imibare twe tubara imibare navava tubara ni imyaka tugenda twiyongeraho n'amafaranga ko yinjira ukasohoka imibare ndayizi ndabizi ko kuri telefone aba kuva kuri 0 kugera ku 9 imibare ya telefone okay yanyuma reka duhirira hano ariko byo wenda twadutevyeho abanyeshuri bari kujya kwiga ndabiga banata dukurikiye ushaka wiga ikintu ubu ngubu ejo ntugikora kandi ubuzima burakomeza niba vavarize computer science je nize heg wo wiga teaching nize teaching TTC ariko turi hano kuri mic you get ariko ibingi twabyize muri kaminuza ariko nyine umuntu hakumve ko inzira uhisemo ariko bigomba kugendana kwijana wowe wize iki harya JP yanabayeho kanyamigezi ntabwo ariko hanze bari kukumva none se imagogo igihe yigiye hariya kibaho na za normal primaire aho bigaga amasomo yose science zimene we wize aho science zimene niyo yaje heg yaje isimbura science zimene ni magogoro yize kuri icyo gihe ntumbeshyere magogorega we wize uzko wize kera ministeri y'uburezi cyitwa miniprisec oya secondaire nize electronic pure
université ni Gaiti ariko secondaire ni ibigo bibiri nyine tronc commun na supérieur IFAC ADB Nyarutarama IFAC Kimihurura wize n'ahantu heza wize Kigali yize Kigali nize mu none rugo yagiye gutera urugendo ibyo bintu biba binangaza ndakuraye magoko yize uzana twajyaga ingendo twagendaga turi muri kibisi turi kugenda ku wewe wagiye muri Onatracom indange nayigiyemo ivumbi yagera muri hano mu nize Kimihurura ngenda Nyarutarama uze kuva mu Mutara kugira ngo uzagere i Kigali nge none nigaga ahantu nigaga Gicumbi twebwe hari ukuntu nka saa sita washaka kwinyabya ukajya kurya mu rugo ukagaruka ngewe noneho nigaga Igicumbi urabona umuhanda wo kuva Nyagatare ntabwo wari wakawushyizemo kaburimbo wari wagendagamo Onatracom 3 ku munsi yagendaga mu gitondo byabaga birangiye wagendaga umunsi ukurikiye ubwo rero bazira muhanda wose wo kumara wo kuzamuka Igicumbi urimo n'ivumbi agashati k'umweru kameze nk'akarakamo kabaye kandi byari itegeko ko ugomba kugenda yambaye uniform ariko ngewe nagendaga nazambaye nambariraga muri gare kubera ko nari umunyacyangwe uvaga mu rugo yambaye wagera washyizemo nk'akandi kantu mo imbere ugakuramo hagati aho ngaho turazagaruka mu kanya gato kuri iyi nkuru mbona igaruka ku bya rwa rubanza rwa Kabira aho nabonye rwasubijwe urusi cyangwa se rwasubira udubi ubwo turaza kureba uko bihagaze mu kanya gatoya muri cya gihe tuza kuba tunabihuza n'umuziki hanyuma nabo badutumye batumikire mu minota nk'itanu kugira ngo tuze gufata akanya ko kujya muri cya gihe cyo kumva isaha n'umunota w'ubwenge tunatumikira badutumye icyiza nuko nakubwira ko imikino irahari muri iyi weekend